uyu Imana yavuzeho nubwo nomatanye nayo ariko ndaki nuvuge ngo haleluya kocha umupira nubwo atosha mu kibuga turi mu gitaramo turi kwakira abashyitsi turangiza dufite abashyitsi benshi turabakoresha bose
turashima Imana ararume ufite amashimwe turashima Imana ibintu birakomeza kugenda neza kugeza mu gitondo. Reka nakira abashitsi bari kumwe natwe umuntu utari umwanarume wicaye azamura ikiganza wakomera amashyi zamura kuri ndetse twakira abashitsi. Uriya n'inshuti yaje yitwa Ruhumuriza Patrick zamura ikiganza mukomera amashyi abasikiriza kandi mubwire neza twaramutumye muze neza kandi mubwire neza. Nakiriye umukozi w'Imana Ruhanga Dusere mukomera amashyi menshi cyane. Zamura ikiganza mukubone cyane. Uriya ni umuyobozi wacu muri Foursquare, turamushimiye Imana igumugisha. Abagabo n'abakozi amazina n'abakozi b'Imana bano batatu nimuhaguruke baradutaramiye umunsi wa mbere turakomera amashyi menshi cyane. Amashyi bashyitsi. Izina ni Mwumvaneza David Sengera muri Zero. Ndayikunda Reverien murakoze. Izina ni Muhoza Jean Deti. Reverien no muramutse. Reverien isaha cyane. Reverien naramuhawe cyane. Kiramutse Imana igumugisha cyane. Muhoza turagushimiye nawe umukozi w'Imana mwiza Imana igumugisha na David usengera muri Zion Temple Rubirizi Imana igumugisha. Hari n'abashitsi beza twararikiwe n'Umwuka Wera ifatanyije na Priscilla Imana igumugisha kwatwe abakozi b'Imana beza. Hari abantu bari abantu babereye umugisha inbox Gose murani mushi. Ntuzamumva nicyo kibazo. Ibintu by'umwuka ntuzamuzumva kwafu. Ariko bazumvishije Imana ibumugisha. Turabashimiye ejo bari bari uyu munsi bari hano. Twishimiye kuri nziza. Bakomera amashyi. Amashyi menshi, amashyi menshi. N'abari hanze bakomere amashyi. Uyu ni umukozi w'Imana Fidele batamuzi ni umwaramu wa kera wari igisirimba cya Fidele. Nageze aho kireba gutya hari gasobanuriraga waje gucunga kutwagira gutya mu kizu kimwe gishaje cyo kuruhande bakaza no gucuranyana bagasirimba kera kaza numva ibintu umuvuzi gusirimba agasirimba neza Umwuka Wera akaba harashize imyaka myinshi atuye mu Bugande ko atukumonye hano. Imana igumugisha wakoze kuza Imana imugire neza. Mpamvu yicaye ni agaporogaramu kagisinda gatoya ariko ameze neza. Dukomere Imana amashyi. Mpamvu tutarimo basirimbe nuko yagize agashoke kugira ngo namara gukira neza twazasirinda. Turakwishimiye cyane umugabo mwiza kandi yakoze neza kuza dutaramira abandi bene so. Imana imugire neza. Pastor Christophe ngoga turakwakiriye nawe Imana igumugisha. Mukomere amashyi cyane. N'umuramyi mwiza abazemera mu rwego amen. Ucyumwe n'uzoramye mu kaneko amarure abashubaza mu bihe ufinyira ameze gutya abashuba ni beza atukuze sana abashuba ni beza cyane agomba kutwigisha guca bugufi cyane. Turakwakiriye cyane Imana igumugisha. Afite indirimbo nziza zituresha umugisha. Twakiriye umukozi w'Imana mwese muramukunda umusore haguruka ufuza amashyi menshi umukozi w'Imana muramukunda ntabwo dutaramira kandi ntagira menshi bazakicara tugasenga akadusengera bakitaye. Twaba twamutumiye cyangwa tutamutumiye arabona gusa kuzuza afishe ariko n'umwaramu w'umutima. Turakwishimira Pasiteri
Matayo haguruka twabaye saa 11 tukomera amashimwe cyane twapakiriye umwalarme n'abapasiteri n'abakaregeya mubakera bakoze umurimo mwiza bakwishimira Imana rwose n'unyamba haguruka nawe tukomera amashimwe cyane wicare ubwe neza n'ubwa mbere gusubira nimba ari ubwa mbere mukomera amashyi menshi cyane atwakire ndamuhimba nawe haguruka tukomera amashyi menshi cyane abayobozi bacu muri bose ni ubwa mbere ageze muri iki cyumba ese kimuhombere kubera ko ntibisanzwe kandi mubwiye muzagaruke tuza kwishimira cyane gukomera amashyi menshi isawa kabisa ndakwishimiye cyane turavuga umwanya nawe utubwire ijambo ritorero kandi uragenda neza pasiteri zishima araregeye ameze neza nahaguruka tumukomera amashyi menshi cyane amen uriya mugabo ndamukunda ni umunyagitaramo utagira amahimba kandi nimwitonda neza mukicara neza yo gutungura iyo gutungure wa niko bimeze cyane umukomera amashyi menshi cyane ariko kuri iki gitaramo twasuwe n'abahanuzi iki gitaramo twasuwe n'abahanuzi baba true promises bon Dios no bicaye hasi representa naza arahari vice representa haza umuyobozi mwebwe mukuru kuruta abandi mwereka wicara aho ni sawa diyama araza kuzaranja abinjiza abashyitsi bari hanze mubasuburize mwese turabakira Imana y'umugisha ndabona Alexia yariya ndamuhize ndikumubona n'abandi Imana ibakire neza twagize abashyitsi benshi hano ni hatoya tutafite tuzadukora ngo tutubire abantu wenda bazagenda babwira ugasanga bafite inyota yo gutarama turabishimiye Imana ibahumisha cyane kandi Imana ibagire neza turashobora kwakira abantu abacuranzi turabakiriye mu kirere turabishimiye zabakiza mugisha abantu bavuye i Burundi bari hehe muzamure ibiganza tubakire Somebody
umutima uragushaka mukiza wanjye Yesu genda kwihaye byuzuye dore ntacyama gutuza atari ukwibanira nawe iz'urugomo rw'isi urije kubi rege byawe je mu bihe byo gusenga umutima uragushaka mukiza wanjye Yesu genda kwihaye byuzuye dore ntacyama gutuza ari ukwibanira nawe iz'urugomo rw'isi urije kuri rege byawe je mu bihe byo gusenga umutima uragushaka
ngo bari barananiwe. Hanyuma umunsi bakira Yesu Yerusalemu, bari ngo ngwinore Imana ngo ngwinore abandi bantu bose byari byara ngwinore ngaho ako pastor havuga kumara Amen. Mwangozi gusoma ibice 4:23. Hanyuma ubwiriza iminota ibaye. Ufite akazi kenshi uyu munsi, urajana mu Rwanda turangiza tuje mu kiriyo, ejo dufite akazi. Ntabwo uhagarara. Ababonye gucamasa. Ibice 4:23. Ahora habona mwese. Ayisoma muri makiro makiro. Ibice by'umurongo. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo uwo munsi Uwiteka acogosa Yabini umwami w'i Kanani imbere y'Abisiraheli. Ongera umunda mu ubwira ngo Uwiteka gucogoza Yabini ko i Kanani hari abantu bafite karaktere nyinshi ndavuga sitabi. Ni mwese mancho. Haleluya. Muvuge ngo haleluya. Karakta ya mbere bari abantu b'ubwibone. Imana ndizi korona bibone. Ya kabiri bagiraga ishari yabateza imbere. Abanyeshari bose n'abantu bari muri system ya Satani. Ya gatatu bona abantu batakunda ijambo ry'Imana no kuramya no guhimbaza, ariko bagakunda ibigirwamana. Ibintu byose bigira igihe kandi mu gihe niho twese turi, kandi igihe ntawo gisiga. Hari ibihe hari n'igihe. Gusa amakuru nahawe kugira ngo tuheze abandi bavuge, Kanani yagoye Isiraheli irangize kubagora, gusuru riratabara aho rihagurutsa abagabo. Mu bagabo bagutse bagiye gutata igihugu harimo abagabo 12, ndavuga gusa 2, Yoshua na Kalebu. Kalebu yakoze ibintu 4
Sisi nemugera muri icyambere yiyunze n'ab'Imana yavuze nubona umuntu akurusha umugisha uziyunge nawe ureke kwiyemera kuko harahuri hari naho utaragera nuhura n'abanyabwenge iyunge nawe nicho cyatumye umugabo witwa Elisa yavuze ngo kwa sababu nimemtazama Elia nikaona na ngazi juu ya ngazi na ndio maana nimeambatana na yeye ili nipate kuchukua kitu ndani yake tushobora kugera kure utiyunze n'uwageze kure yego uramutse umwicara agera ko ceceka yabine ndapo ariyunze na Yesu wose bamwe ngo bari abantu babaswa usoni byakozwe n'induma igice cyaka umurongo wa 13 ugahita uhomboka ku 14 biravuga ngo hari igitaramo gikomeye ngo babona Petero na Yohana nguko ari abantu bafite ubushizi bw'Imana number 2 ngo babona ari abantu batize 3 bamenye kuko bagendanye na Yesu ni wiyunga n'abakomeye muzamuri bigaza haleluya haleluya yiyunga n'ab'Imana yavuze icyakabiri cyakare uzakwama Imana ibihe byose uzokwama icyakabiri ni muzamuri bigaza haleluya ngo yomatana n'Imana niwe matana n'uburakari aho uzagera ariko niwe matana n'Imana isi zaguheze isi Imana izayiguha reka kubwira urashaka gukomera amatana n'Imana urashaka kugera kure amatana n'Imana karamu nubwo yari umunyamahanga lakini akambatana na nani akambatana na Mungu banzi Imana na hili byose bizagukurikira umugabo witwa Salomo yazamutiga biyoni bagerayo ngo baza gukora icyima gishaka ngo yangize Imana iramubwira ngo n'ibyo utasabye byose ndabiguha Imana niba kure ni wowe wabaye kure bari bindi wo matanye nazo cyaka gatatu cyakare ngo Imana ishobora ngo yamenya amavuta yamenya agaciro k'amavuta ya Yoshua ushara umukobwa usuzugura kera bafite abana n'abashaka polisa uwo mwana ndararira uri mu kucuka saa 2 ariko iwe ntazarya ubahuriya mu mama wowe ndahurane kamtii Yoshua katua huyu ni ambaye Mungu alisema kadiri nilitembea na Musa ndivyo nitatembea na wewe kale waravuga ngo uyu Imana yavuzeho nubwo no matanye nayo ariko gati muzamuri nuvuge ngo haleluya kocha umupira nubwo atosha mu kibuga ariko abakinyi bazamuba namukirizo wo mwice urashaka gukomera emera bakubajishe mu gikoro ijambo rya gatatu rya kare ni gukomera Imana amashigiranye ngo yarafite imvugo yo guhumuriza iki kinyejana si cyo guca bagitege alaro ni mureke twinjire muri systeme yo guhumuriza yego kandi abahumuriza baza bakorera hamwe bagira imvugo imwe azabakuza ibikorwa nibo bazabagira kure iyo abantu bacitsemo kabiri bazamenya no guhumuriza ariko iyo bari hamwe bakasita bashagira imbaraga zo guhumuriza ndabasezeye ngiye kuruhuka gato nje kubabwira ayo makuru muyasigarane ndabukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo dukorere hamwe niho tuzagana umutima wa kabiri wamara kugaruka icumi ngo rihahamura abandi ariko Yoshua na Kalebu bamanuka muri systeme yo guhumuriza ikinyejana banyarwandakazi sigiye cyo gucisha abantu iteke no kubabwira amagambo ataragihumure kiri kinyejana cyo kubwira abantu
magambo y'ihumure. Ubonye igitaramo kimanutse hano, iri ni ihumure rikomeye. Habe n'abarwayi bari muri CHK, ihumure ryabagezeho. Rero kino gitaramo cyageze South Africa, iki gitaramo cyageze na Amerika. Ubundi wowe abanyamuka ushobora gutarama n'umunsi y'igiti, Imana ikageza igitaramo kure kandi kigatanga ibibazo. Haleluya! Yabinu kugo. Imbaraga zitatu zamuse. Ijambo rya mbere n'amasengesho. Ijambo rya kabiri ijambo ry'Imana. Ijambo rya gatatu no kumenya igihe cyawe. Umakisha. Biro bicanye mu Yabine ukugoye.
Thank you.